Yesu yubahwe. Amen. Reka dusome Zaburi ya 18 umurongo wa 32 kugera ku wa 34. Zaburi ya 18 umurongo wa 32 kugera ku wa 34. Aravuga ngo ninde mana itari Uwiteka, ninde gitare kitari Imana yacu, niyo inkenyeje imbaraga igatunganya inzira yanjye, niyo ihinduye ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi impagarika ku misozi yanjye. Amena. Ninde mana itari Uwiteka? Iki gitondo reka dusenge. Nta yindi mana iriho itari Imana nzima. Imana yaduhaye Yesu, Imana iduhaye kubyuka amahoro, Imana ifite byose mu biganza, Imana itwitayeho, Imana itubereye maso, Imana iduhagazeho, Imana ivuga, Imana ikora, Imana iri mu ijuru ry'amajuru, Imana yemeye kutwakira mu rugo tukongera kuba abana bayo. Iyo niyo mana. Ninde mana itari Uwiteka? Ninde mana itari Elohim? Ninde mana itari El Shaddai? Ninde mana itari Adonai? Ninde mana itari Jehova Ire? Haleluya. Jehova Rafa, Jehova Shalom. Imana ishimwe. Data we ni wubahwe. Ninde mana itari data wa twese wo mu ijuru, waremye isi n'ijuru n'ibiyirimo n'ibiguruka n'abantu. Haleluya. Mwami himbazwa. Ni wowe mana. Ninde gitare kitari Imana yacu? Ni hehe ni ikihe gitare dufite uretse Imana yacu? Ni ikihe gitare gikomeye uretse Imana yacu? Ni ikihe gitare umuntu yahungiramo uretse Imana yacu? Wahungira ku muntu ntibikunde, rimwe na rimwe ukanamubura, rimwe na rimwe bikagorana kubera ko ari umuntu. Wahungira munsi y'ibiti, igiti kikuma cyangwa se bakagitema. Twahungira mu mwobo, impyisi zikadusangamo. Twahungira mu isi, byo ni hatari, mu isi ho ni hatari, ko turimo turahanyura kugira ngo tugende. Muri uru rugendo tunyura ku isi, ni hatari. Iby'isi byo ni hatari. Ni he hari igitare kizima? Ibitare byo mu isi ko nabonye rimwe na rimwe hari igihe bibomagurika, cyangwa abantu bakaza no kubibomora bakuramo za zahabu. Ayiwewe. Ariko hari igitare. Ninde gitare kitari Imana yacu? Gitare we, gitare we, gitare we ni Yesu Kristo. Ni Imana yacu yaduhaye Yesu, ni umukiza wacu. Papa uri mwiza, uri igitare cyiza. Ngo ninde gitare kitari Imana yacu? Niyo mana inkenyeje imbaraga. Iyi Mana yacu, uyu Jehova Elohim, uyu Jehova Adonai, uyu Uwiteka, uyu gitare, uyu data wa twese adukenyeje imbaraga uyu munsi. Adukenyeje imbaraga. Akwiye gushima. Ngo igatunganya inzira zanjye. Ni utunganije inzira zacu. Inzira z'uyu mwaka tuzacamo, inzira z'ibisubizo byacu ni uzitunganya, inzira z'aho tugomba kugera ni uzitunganya, inzira z'abacu ni uzitunganya, inzira zitugeza ku misozi yacu y'amasezerano ni uzitunganya, inzira tugomba kunyuramo ni uyitunganya. Haleluya. Ngo nihinduye ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi, ngo imparakazi zikwiruka kwe. Nihinduye ibirenge byanjye nk'iby'imparakazi kugira ngo twiruke, ikatwihutisha tukiruka. Haleluya. Ngo impagarika ku misozi yanjye. Bugishkuri. Umuntu ari ingumba, reka ndakubwira ukuntu Uwiteka we aduhagarika ku misozi yacu yatwihutishije. Ushobora kuba ingumba igihe kirekire, hanyuma Uwiteka yajya kuguha akaguha bane icyarimwe. Vugisha ukuri. Uwiteka ntaba kwihutishije. Nguko uko Yesu yihutisha. Ushobora kuba uyu munsi wibereye aho ngaho gusa, ariko uri gusenga umwizeye. Abandi bamaze imyaka 10 mu kazi, ntacyo ufite witurije. Ariko Uwiteka yaza akakwihutisha, akaguha ibiruta ibyo babandi bamaze mu kazi bari bafite. Gusa Uwiteka ntaba kwihutishije,
aba twihutishije, akamuhagarika, akaduhagarika ku misozi yacu y'amasezerano. Uwo muntu aba yihutishije ahita amuhagarika ku misozi ye y'amasezerano. Niba umuntu yari ari ku musozi w'ubugumba agahita amwimura yiruka akamuha bane, ahita amutereka ku misozi y'amasezerano wo kuba ari umubyeyi. Uwo muntu wari umushomeri, warashomereye yarabuze uko agira, Uwiteka akamwihutisha, akagira gutya, akamuha umugisha utarimo umwenda, utarimo n'umukontorora, mu gihe abandi bafite amadeni n'ibindi bibaruhije, ariko akamuha umugisha utarimo umwenda, utarimo umukontorora, utarimo kunanizwa, akikorera kandi ugasanga arengeje n'ibyo babandi bafite. Gusa Uwiteka ntaba amwihutishije, Imana igitwihutisha. Ngigutindije iragutegera, niko njya numva abarokore bavuga. Umwami yubahwe, Kristo ashyirwe hejuru y'iki gitondo. Reka dusenge tumushimire, umushimire ko ni umwami Uwiteka, ni Uwiteka ahoraho ntagapfa. Ngo ninde Mana itari Uwiteka? Ni Uwiteka uhoraho, Uwiteka ryose, Uwiteka araganje, ntawe umusimbura, ingoma ye ntinyeganyezwa. Haleluya, ni Uwiteka ryose ahoraho. Ninde gitare kitari Imana yacu? Ni igitare cyacu, nta n'undi watubereye igitare ngo bikunde, ntibivamo. Ariko turashimira Imana, turashimira Yesu. Haleluya. Ngo niyo Mana inkenyeje imbaraga, ninde waduha imbaraga mu gihe nk'iki? Imbaraga z'umubiri turazikeneye, imbaraga z'umwuka w'Imana turazikeneye, imbaraga z'umutima turazikeneye, imbaraga z'ikindi gihe turazikeneye, turazikeneye. Ubwire Data wa twese imbaraga ukeneye. Niba ukeneye imbaraga z'umutima kugira ngo ibintu uri guhura nabyo bye kuguca umutima, niba ukeneye imbaraga z'umubiri, ubwire Yesu ati Yesu, umubiri urananiwe, ndarushye, mubwira guha imbaraga z'umubiri. Niba ukeneye imbaraga z'ikindi gihe, ubwire Yesu ati Yesu, mu mwuka hasonamo ibintu bimwe na bimwe, nariko ndagusabye umpe imbaraga z'icyo gihe, nzabashe kuhatambuka, nzabashe gukora ibyo ngomba gukora. Reka tubwire Data wa twese, hadume imbaraga mu gihe nk'iki zo gukora akazi, umpe imbaraga. Mwami we, mwami shimwa, umpe imbaraga kugira ngo ngukorere Mana. Imbaraga zo gukorera Imana zo turazikeneye, turazikeneye. Kristo yamamare, ni wowe uzi imbaraga ukeneye, umubwira zigukenyeze. Yaje kudukenyeza izo mbaraga, yaje kuduha imbaraga, yaje kutwuzuzamo imbaraga. Haleluya. Umwami asingizwe. Ngo igatunganya inzira yanjye. Bwira Yesu ngo tunganya inzira zanjye. Bwira Yesu ngo ndifuza kuntunganyiriza inzira. Bwira Yesu ngo ndifuza kuntunganyiriza inzira zanjye zo mu kwa mbere, aho ngomba kunyura. Inzira zinyura mu bantu, inzira zinyura mu kirere, inzira zinyura mu butaka, inzira zinyura mu muryango, inzira zinyura aho ngomba kunyura. Data ni wowe uzi inzira zanjye, ndakunyiza utunganye izo nzira zitunganyike. Inzira zigomba guca mu bicuruzwa byacu, izo nzira zitunganywe. Inzira z'amafaranga zitunganywe, inzira zo kumenya Imana zitunganywe, kugira ngo Imana iduhuze n'abadufasha mu by'Imana bazima. Apana ba pirate baza bakuyobya mu izina rya Yesu, ahubwo duhure n'abadufasha bazima. Inzira zitari iz'Imana kandi nabwo wibuka ubwira Imana ngo Mana uzifunge, uzifunge izo nzira zitava ku Mana, uzifunge. Inzira z'abadayimoni uzifunge, inzira za Satani uzifunge, inzira z'abagome uzifunge. Haleluya. Ngiyo ni Imana inkenyeje imbaraga. Ubwira Imana ngo ibindi nari nkenyeye bitari imbaraga zawe ubinkenyuruze, ibindi abagome bankenyeje ubwire Yesu ngo binkenyuruze, ubwire Yesu ngo ibindi abakozi ba Satani bari baranyegeje tubinkenyuruze, ibigunira byose ubwire Yesu abigukenyuruze. Ibigunira ufite ni wowe ubizi, ibyo ukenyeye ni wowe ubizi, bitumye ntaho ugera, bitumye unanirwa, bitumye wiheba, bitumye urira. Bwira Yesu ngo binkenyuruze ibitari iby'imbaraga z'Imana, ibitava ku mwuka w'Imana. Umubwire Yesu ngo abigukenyuruze, kandi umubwire atunganye inzira zawe zose. Ngo nihinduye ibirenge byanjye nk'imparakazi. Bwira Yesu ngo Mwami
ndi hano, ibirenge byanjye bihindure nk'iby'imparakazi muri iki gitondo. Ubwire Yesu ngo nyihutisha, ubwire Yesu ngo aho nari naradindiriye nyihutisha, ubwire Yesu ngo kureho urudindiro, ubwire Yesu intambwe zawe zari zarafatiwe azibatura zivaneyo mu izina rya Yesu. Wari warazirikiwe avaneyo amaguru yavanemo intambwe zawe, ngo ampagarike ku misozi yanyu. Mubwire Yesu uti Yesu mpagarika ku musozi wanyu, bitewe naho uhagaze n'ubutayu uri guhagararamo. Bwira Yesu ngo Yesu niwe wamvana mu butayu ukampagarika ku musozi wanjye uyu n'uyu. Reka ntange urugero, ushaka kubwira Yesu uti Yesu niwe wamvana kuri uyu musozi w'ubugumba ukampagarika ku misozi yanjye y'urubyaro rwanjye, abana banjye nkababona. Niwe wamvana muri ubu butayu bw'ubukene ukampagarika ku musozi wanjye w'ubukire, ngo ingorano z'ubukiranutsi ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Niwe wamvana ku musozi w'igisuzuguriro ukampagarika ku misozi yanjye yo kubahwa, icyubahiro, ubwo kubahwa, icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Ni ijambo ry'Imana riri mu Migani. Mu izina rya Yesu ngo Uwiteka duha tukiri mu isi ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ubugingo bw'ura bufite kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hano ndabwira abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukaba ushaka kwakira Yesu, mujye mwandika no muri komenti mumbwire iki. Hari n'icyo nakosora ucyandike, nta kibazo. Hari n'inama wangira uyandike. Reka dukomeze, ujye wandika kuri icano yacu hasi, wandikeho umbwire, kugira ngo dukomeze gufashanya, dukomeze gusenga neza. Haleluya, haleluya, umwami ahimbazwe. Ubwire Yesu ngo Yesu mpagarika ku misozi yanjye, ubwire Yesu ngo Yesu nkomereza amaguru, nkomereza amaguru, nkomereza ibirenge, komeza intambwe zanjye, komeza amano yanjye, nkomeza. Dushinga ikirenge aho ushinguye, ni wowe uzi ibyo ubwira Yesu ku maguru yawe. Haleluya. Nababwira uko tuhasengeramo. Reka dusenge dushimira Imana. Yesu turagushimiye, haleluya, kuko ari wowe waduhaye, watwemeye. Muri uko kutwemera utwinjiza mu rugo kwa Data. Nta yindi Imana iriho itari Uwiteka, itari Uhoraho, Imana idasaza, Imana idacuyuka, Imana itibagirwa, Imana itari nk'abantu, Imana idahinduka. Ni wowe Uwiteka. Turagushimiye kuri Imana yacu, turagushimiye ko tugufite, turagushimiye ubuntu tugirira. Utubereye igitare cyiza, ndagushimiye. Utubereye igitare twihishamo, ndagushimiye. Utubereye igitare cyacu bwite, turagushimiye. Utubereye igitare duhishamo ibyacu, turagushimiye. Utubereye igitare duhungiramo izuba ribaye ryinshi, turagushimiye. Utubereye igitare twicaramo igihe ubutayu bubaye burebure, turagushimiye. Utubereye igitare Mwami. Tugushimiye ko udukenyeje imbaraga iki gitondo, udukenyeje imbaraga iburyo n'ibumoso, udukenyeje imbaraga imbere n'inyuma, udukenyeje imbaraga hasi no hejuru, udukenyeje imbaraga mu buzima bwacu, mu rugendo rwacu, mu mibereho yacu. Haleluya, udukenyeje imbaraga Uwiteka. Haleluya. Utunganyije inzira zacu Mwami. Inzira zacu urazitunganije, inzira za kure, inzira za hafi, inzira zo mu kirere urazitunganije, inzira zo mu mwuka urazitunganije, inzira zica mu bantu kugira ngo ibyacu bitugereho urazitunganije, inzira zacu urazitunganije Mwami. Singizwa, singizwa Mwami, singizwa. Ni wowe, haleluya, uhindura ibirenge byacu Mwami, ukabihindura nk'iby'imparakazi. Uduhaye kwihuta, uratwihutishije. Ndagushimiye uko twihutishije, ndagushimiye uko twihutishije, ndagushimiye uko twihutishije. Aho twari twaradindiriye, aho twari twarananiriwe, ndagushimiye Yesu. Kari wowe uduhaye kwihuta, kari utugejeje ku misozi yacu y'amasezerano, ukayiduhagarikamo, tukanezerwa, tukishima, tukagushima. Habwa icyubahiro Mwami ibyo ukoze iki gitondo. Uyu munsi bimenyekane, uyu munsi byandikwe ko Uwiteka yihutishije ibirenge byacu, ko nta kizongera kutudindiza ngo byemere, ko nta cyacu kizongera kudindira ngo byemere, ko nta cyacu bizongera kunanizwa ngo byemere. Ahubwo Uwiteka arabyihutishije kugira ngo bitugereho, maze aduhagarike ku misozi yacu y'amasezerano. Urakoze Mwami, singizwa none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Yesu abagirire neza, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke gukora subscribe na share, uhereza abandi, ubyo abantu byukije.